Gaga cyane hari icyo biba bivuze nyuma yaho ubudabwayo mahirwe ariko ukaza kubyaza umusaruro wowe ukabona ibyo bitego bibiri yavuga reko Rayon Sport na Julien Mete umutoza wayo babashije gukina nka ekipe nkuru kuko ekipe nkuru iyo uzanye amakosa menshi uri ekipe ntoya ibasha kugukosora ikabyaza umusaruro y'amahirwe make yakibona ntabwo Rayon Sport yagize ihanahana cyane cyangwa se ikiretinga uburyo bwinshi oya ahubwo ukaza yabonye ebyiri isize ibyaza umusaruro ibona ibitego bibiri ubwo rero ekipe nkuru nuko ikina n'ikipe ntoya izanye ibintu nakwita nko kuzana ubwana imbere y'izamu ubwo rero ngira ngo Masekombe nta kindi wenda twarenzaho twajya mu kuruhuka tukaza kugaruka tubagezeho igice cya kabiri hano i Nyagatare kuri stade mpuzamahanga y'akarere kaho bakunda kwita Gorogota. urakoze cyane Gaga. Nuwiruka murangiye Yosef arabaza agapira n'umwana bita Frank ubona ko ari umusore mwiza uzi agapira cyane umusore ukinisha ukuguru kw'ibumoso ku ruhande rw'ikipe ya Sunrise. Igitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sport tsinzwe na Tuyisenge Arsene. ariko ngo n'ubundi uwitwa Ndori nawe rero ahita ahaguruka avuga ati none ndumva ndi tayari nakomeza gukina. Umusore wagize umukino mwiza ukina ku ruhande rw'ibumoso rw'ikipe ya Sunrise ari nako kandi iminota igenda ivaho umwe umwe. Rayon Sport ibitego bibiri bya Tuyisenge Arsene nibyo biyishyize imbere y'ikipe ya Sunrise. Umukino rero ukaba ukomeje nyuma yaho abasore b'ikipe ya Sunrise bari baryamye hasi barimo Ishaka Clever ndetse na Ndori bahagurutse umusifuzi agahita akomeza umukino cyane reka turebe Kalisa ni Tuyisenge Arsene Serumogo ari Omar agucenga neza cyane Kalisa arashida umupira ariko witwa Patience n'umusifuzi ati buretse wakoreye ikosa. Serumogo Al Ufura rero igiye kuzamurwa neza cyane na Kalisa Rashid. Ufura igiye kuzamurwa na Kalisa Rashid. Kalisa arayirengura neza cyane shakisha umutwe wa Tuyisenge Arsene ariko umupira utujyanze no gutereka imbere zone cy'ikipe ya Sunrise. Sunrise umuzamu Didier ni ugiye kuba utera. Didier wambaye brassard inyuma yaho witwa Leon yaravuye mu kibuga bakunze kwita Kawunga yarasimbujwe mu gice cya mbere. Reka turebe bamwita Ndori umupira arawuproteje n'ubundi urarenga no kurengwa n'ikipe ya Sunrise. Ndori niwe ugomba kurengura hariya ku ruhande rw'ibumoso. Ndori umupira ahita awurengura neza cyane ashakisha mukogoro ariko Kalisa Rashid arabazibira. Reka turebe Ndori umupira awutera imbere ashakisha ndariko gatatu akambara nimero 11 nabyo biba biryoshye nuko ubwo ari nako ikipe ya Rayon Sport nayo ihagurutse abasore bagera kuri babiri
babwira Paul Alon Gomez ati ngwino, Iradukunda Pascal ndetse na Iradukunda Pascal nabo ati ngwino. Youssef Labrero asohoka mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ndekwe Felix nawe akaba avuyemo, ngo byumvikane ko Pascal agiye gukina na nimero 10. Hariya rero umusifuzi abwira uwitwa Youssef Labrero ati ariko bari gukuramo ukigendeshwa gutyo. Louis Patience ati icyemezo ndagifashe. Youssef Labrero akira ikarita y'umuhondo. Arinda aya mafi kugira ngo atagira ikibazo. Ubwo rero nuko bihagaze, Gomez agiye kwataka, bivuze ko Charles Barrett asa nk'uwengamira ku ruhande imbere za Mariko Sally Brian, umupira ntiyabasha kugeraho neza cyane. Mabaro ruhande rumwe, urundi ruhande Arsene. Ubwo rero Kalisa Rashid ati 8. Bamugiye bihagaze. General wa kine gatandatu. Ikipe ya Rayon Sport n'ubundi babukereye. Ku rundi ruhande nabo ubona ko abafana b'ikipe ya Sunrise nabo ni benshi.